Yo, my honey. Baby bimeze bite? Sawa. Baby sinzi buri bintu gutekereza. Sibyo? Ariko wabizi ko nta kukorera ikintu cyakubangamira mu buzima bwawe. Sibyo? Nawe ndabyizeye ko nta kibango. Wowe katwigendera. Ureye ukuntu nkora ubundi Gakono uramuzi ari Gakono aba yantereje. Gakono buriya ni nawe umuterete ntabyo uzi se. Njye rero nta mafaranga afite ndaza kuba rero ukuntu nkora ntago ari kumba ndi gukora. Urakoze cyane. Yego. Urakoze. Yo, my honey. Baby bimeze bite? Sawa. Bimeze bite? Ni sawa. Urumeze neza? Nimeze neza. Oh my god. Uzi ko Yesu we sinyondose nkubona seri. Icyakwereka ngiye sheri nari ngukumbuye. Baby, ntago ari nge ndose nkubona kubera ko urumva sinyondose kubona ko uzi ko naturutse mu rugo nkuko naza tuvuga ku telefone. Kavuga atako bundi ndakubona gute? Ndakubona gute? Sheri ntumbesha. Sheri ko nakubesha? Uzi ko ngukunda? Ni wo mwe rukumbi nimitse ku mutima wawe. Kandi nanjye ndagukunda. Yego. Sheri, ibyo bintu byo gushimira Imana, sibyo? Urabizi neza ndagukunda kandi nawe ndabizi neza ko nkunda, sibyo? Kandi ntabwo njye bishidikanyaho, sibyo? Buri kimwe cyose cyaba cyakubaho narwaye intambara nyinshi cyane kugira ngo mbere abasha kubaho uhari. Kandi nawe ndabizi neza yuko warwaye intambara nyinshi. Havesi. Mubu, komera. Komera cyane. Hono baba umusirimu ka kuva ryarize mwana. Ngende umusirimu. Havesi. Uriya harakantu nashakaga kukwibariza. Merisa ariyo nyinshi kugira ngo basi nawe umeze kubaho. Cyo mukundwa wanjye. Yego sheri nose sheri kutaruherutse kumvugisha. Sheri urabizi ko nyine nari mfite imishinga myinshi plan nyinshi cyane gutegura mu minsi. Urabizi ko ntago ari kubura umwanya, sibyo? Sukura umwanya. Ako umwanya ndawo guhagije ibazaho nemere gushaka umutima wanjye. Kandi nese ntabwo nakubeshya. Sibyo? Nuko bimeze. Sheri nuko bimeze. Nanjye numva. Yego. Ahubwo nyine koko hagucyana kumwe na kuri phone ngumva nanavuye kuri phone sibyo? Reka tugende tujye kureba ko ari ikintu twakora sibyo? Wenda na ariko reka tugende sibyo? Tujye mu rugo ko sinkubonye. Ninde uri mu rugo? Baby hoya sekandi. Mu rugo hari abantu sibyo? Hari ababyeyi sibyo? Ariko banakumenye nta kibazo banakumenye nta kibazo sibyo? Banakumenye nta kibazo sibyo? Aho ntibagira umushiha. Sibo ntabwo babizi ko dukundana. Kuki umumbaza cyane? Kubaza si uri muzaza we. Harakantu nashaka kukubwira runaka. Ngira ndi kukumva. Sheri nuko bimeze. Nanjye numva. Yego. Ahubwo nyine koko hagucyana kumwe kuri phone ngumva nanavuye kuri phone sibyo? Reka tugende tujye kureba ko ari ikintu twakora sibyo? Wenda na ariko reka tugende sibyo? Reka tujye mu rugo ko sinkubonye. Ninde uri mu rugo? Baby hoya sekandi. Mu rugo hari abantu sibyo? Hari ababyeyi sibyo? Ariko banakumenye nta kibazo banakumenye nta kibazo sibyo? Aho ntibagira umushiha. Sibo ntabwo babizi ko dukundana. Ako soni sheri. Nyagira impungenge nyinshi. Impungenge ntubizi. Impungenge se zimeze ute sheri? Soni urankunda. Sheri ndagukunda ubuse nakwanga nkaguhana. Ubuse n'ikigaragaza ko nkunda. Sheri ndagukunda pe bise ndubona. Ngiye garagaza ko nkunda. Ndagukunda sheri. Ngo reka gukora akantu kende ko nkunda bya nyabyo. Sheri ndagukunda. Reka gukora akantu kende ko bya nyabyo iri mu nkunda. Gapfe kuba atari kabi. Bakubize nakora ikintu kikubangamira cyangwa kikubabaza. Ndambi. Oya. Ibyo n'uburayi. Baby. Ubwo se n'ubwo rukundo ngaragariza kwa nyarwo. Ndagukunda baby. Ariko rata nari kumushaka. Hari utuntu runaka nari gushaka. Ariko turi kumvikana ibintu runaka nanjye nashakaga kukubwira nturi gushaka kubyumva. Ari herero. Tutatinze mu bintu. Nanjye nyine biri. Ibiki se? Amafaranga se? Amafaranga nivagavaga mu ruhago. Uzibona ntayafite. Bumbaye bitanu. ariko ntawe mfite none aha ariko naza kuyaguha. Njye rero umubu
pure y'ukuntu nkora ubundi Gakono uramuzi ari Gakono aba yampereje Gakono buriya ni nawe umutereta ntabyo uzi se akusoni shere nyagira impungenge ntubezi Impungenge se zimeze ute Shere? sonde urampa Shere ndagukunda ubuse nakwanga nkaguhana. gusa n'ikigaragaza ko nkunda Shere ndagukunda pe bise ndubona. uri kuzumbwira mushiki wanjye ko ingewe ubusanzwe bizi ko inkorana n'amafaranga iyo nta mafaranga ntabwo ugomba kunyegera nase njya nkwima ntuzi ko nkunda kuguha ari he mbere yuko mbanza kukubwira nanjye mbere yuko ubanza kumbwira gira icyo ukora nyine uri kumvikana nese urabahabwa amafaranga nta kintu twavuganye ahubwo reka nkubwire ariko turakivugana umuntu wanjye se wasize banza wumve cyangwa se ntigendere nazamubonera ubuntu nta telefone ze yagira igendere impungenge gagaza ko nkunda Ndagukunda Shere. ngo reka gukora akantu kenda ko nkunda bya nyabyo Shere ndagukunda. reka gukora akantu kenda ko bya nyabyo yimunkunda Gapfe kuba atari kabi. nakubize nakora ikintu kikubangamira cyangwa kikubabaza njye rero nta mafaranga mfite njye pure rero ukuntu nkora ntabwo ari kumba ndi gukora urakoze cyane yego urakoze baby sinzi buri bintu gutekereza sibyo ariko urabizi ko nta kukorera ikintu cyakubangamira mu buzima bwawe sibyo Shere nawe ndabyizeye kandi nta kibangoye. ngo reka twigendere buri bintu gutekereza sibyo ariko urabizi ko nta kukorera ikintu cyakubangamira mu buzima bwawe sibyo Shere nawe ndabyizeye kandi nta kibangoye. oya ntabwo bishoboka ntazibona ntabwo ibintu ngiye ntabwo sibyo Shere nawe ndabyizeye kandi nta kibangoye. ngo reka twigendere Alo? Alo? Bimeze bite pura? Biracamo? None se ko nandi ugushaka? Oya nagushaka nyine kiragushakiraga nari ushaka kukubwira. none se uraho mu rugo Umva mani pe ihangane ukoresha uko ushoboye kose witungeraho none akarukanye. okay Yego. Ntari we hute ntari uransanga mu Rwanda cyane mu rugo hute ntari. Sawa. kumpamagaye igitaraganya se Gakoni byagenze ute kandi noneho nkanabona unanishimye amakuru y'imisi Sha nyine urabizi plan ibyishimo ntago byabura ibyishimo ni byose nyine kubera ko urabizi yuko na Peroze kubwira yuko na plainze muri Canada. Tubizi se nubyibuka? Ndabizi. Urabizi ko nahubwiye ko na plainze muri Canada ubu ngubu nyine byaciyemo byakunze ariko nyine hari ikintu nshaka kukubwira. Havese bakambwira ko wayibonye se yukuye muri Canada ahubwo ikibazo none ubu uriya mukobwa Mary uramusiga n'uburyo yagupfiriye. Sha purareka nkubwire sibyo urabizi ko Mary mukunda bya nyabyo pe ndamukunda nge byo gupfa ahubwo njye mfite impungenge ko naramuka bimenye bizagenda ngukita. Nanjye rero ikintu ndi kwibaza nicyo ubwo naramuka bimenye ntazagusiga ugasigarira aho ngaho kandi ninzi kuko umumaranye igihe. Sha purareka nkubwire
mere ndabizi arankunda, ahubwo ikintu nenda gusaba ni kimwe, mbabarira ngusabye imbabazi, ntazagera amenya ko nagiye, wenda nzajye nagaruka nyuma mukore surprise ngarutse. ubu ngubu Gako tutabeshe, ubu ngubu urabizi neza yuko mera gukunda bya nyabyo cyangwa wagendeye mu mababa nk'igisiga? Sha praka nkubwire, mera arankunda bya bindi byo gupfa, kandi urukundo nkunda ni rwinshi cyane. Sha pura mana yanjye uriya mukobwa Yesu, ariko koko urya abantu bazwi n'Imana. Umuntu uzi ko ejo bundi namubonanye na Kazungu, kandi Kazungu zikafite amafaranga wa muntu. Oya pura, ibyo wibimbwira ibyo wibimbwira kuko rwose ibyo bintu mbabarira. Mana we pura, buri hari inkuru wambwira nkumva ndayumvishe neza, nkumva yinigeze mu mutima, ariko iyo nkuru mbabarira. Urabizi ko inshuti nyanshuti yanjye, uri inshuti nyanshuti yakadasohoka, ari ukumenya ngo Kazungu tubizi se, tubizi gutya kwa dushwana. Mana we inkundo zikigeze shaho uko ari zirutwa no gukina umupira. Arije waba umwizeye nyamara arimo na Kazungu, kuko Kazungu afite n'amafaranga. Reka ubwire pura, ntibibaho ntabyo mbwira. Reka ngiye kuntu umwizera byonyine. Esera bivuze ko nawe kerera kuryarya ebe none erebe waba waribeshye. Ngewe se ko wagira ngo nagiye kwirangurira mu ijuru, noneho ngiye akaba ari nge nabonye nabi. Yaba nakuryarya kuntu mubona ese Kazungu baba bari gukopera iby'imishinga. Wowe uracyari kubara mu nkundo z'iki gihe. Nose wari uzi ko Benjamin yanganye na Noella? Iryo wari ubizi? Reka Benjamin na Noella bameze nka Juliette na Romeo. Buri uzi ko ari story bantarase inyuma. Yego das ni ukuri, kuko nibo bantu no mu ishuri bakunda kurusha abandi. Nose aho Juliette na Romeo mutangira urugero baracyabana, ntibapfuye se? Sawa, ndo cyambabaje muvandimwe, uzi umuntu kwangira mu banyeshuri hagati, ni ishyano. Ntabwo ibyo ngo byabimbwira. None se Benjamin yangiye Noella mu banyeshuri hagati? Kuri asamproma wagira ngo ubwo n'abaderegiteri bari babizi. Rahira cyangwa shana umugambi bacuze. Pura ntabwo igihe nabyumva. Ntubyumve, uzi ngo ufite urukundo ngo ndirwanarangira, urageze Imana nayo ibindi byo urimo ntabyo. Sha pura reka gutebya. Reka gutebya. Sha pura ntabwo igihe nabyumva, ariko yimbaye nabyo nihangane yakire bibaho. Ariko se ngiye buri kwiyakira kuko ariko ntabwo nabyemera. Ntabwo nabyemera. Nabaye nyine no kwihangana nta kundi. Ako sibyo ko umuntu atamenya ko wagiye muri hanze muri Canada kwiga ngo kwitesha, yanategereza ashaka kagunduka. Sha nyine pura nta kundi sibyo. Reka tujye ku gasantere manze dufata agacupa kamwe tubanze agacupa agaki agacupa. Ariko sibyo ko ndi kwigira ubupasiteri mwa utuntu tw'udushoma, ariko n'agavanda n'agacupa ntacyo. Hoya katugende se wagize ngo wagacupa no kunywa inzoga gusa. Reka tugende duserebure kuba ngiye kujya muri Canada, dufataho agafanta tukanywa, ahandi rero hari dugube dushima Imana, si byose? Ahubwo tugende kabisa. Sha tugende gufata agacupa nk'amagazi ya 15.